hari ibanga namenye mu buzima ridasanzwe numva nshaka kubasangiza. Nujya ubyuka mu gitondo mbere yo kugira ikintu cyose ukora, ujye ubanza ushima Imana, ubanze waturisha ururimi rwawe, wature ibyiza ku buzima bwawe. Uragize umunsi wose Uwiteka, kandi nkuko nishingikirije ku ijambo ry'Imana rivuga mu Efeso ibice 29, ukwiriye kwiga gutoza ururimi rwawe kwatura ibyiza, kuko nibi birashoboka. Kandi nagira ngo mbibutse ko Satani burya akorera mu bwoba bwacu. Iyo uvuze ngo ndapfuye, Satani aba aprofita ubwo bwoba akabukoreramo, kandi koko nawe aragutiza umurindi imbaraga zo kumvishaho koko upfuye, ibyawe bipfuye, ubuzima bwawe buhagaze. Ubwoba bukagenda bukagutrava, yajaze bukagukoresha pe, ibintu byose bigahagara mu buzima bwawe. Nagira ngo mbabwire rero, mwige kwatura amagambo meza ku buzima bwanyu, mwige kwatura ku bana banyu, mubatura amagambo meza, mwige kwiyatura amagambo meza, kuko ijambo ry'Imana rirabishyigikira. Amagambo abavamo ajya amagambo ahesha umugisha abayumva, kandi namwe abahesha umugisha. Nagira ngo rero uyu munsi dusenganire isengesho, wature usaba Imana kugira ngo umunsi wawe ugende neza. Mana, ndagushimye ko wabanye nanjye, wandindiye ibyanjye, undindira umuryango, undinda ijoro ryose, wandinze iminsi yose yatambutse. Ndasenze kugira ngo uyu munsi umere umunsi udasanzwe, uhire imirimo y'amaboko yanjye, uhe umugisha abana, urinde igihugu cyanjye, utange umugisha. Natuye umugisha mu gihugu cyanjye, natuye umugisha mu byo nkora, natuye umugisha mu banjye. Kandi Mwami Imana, nsabye inshuti z'umugisha mu buzima bwanjye, nk'umugati wanjye w'uyu munsi unkwiriye Data. Komeza nawe usenge, komeza usengwe, ubwire Imana ibyawe, ubwire Imana umunsi, hanyuma nurangiza uvuga uti bibe bityo, mu izina rya Data wa twese wo mu ijuru. Amen. Shalom.